niba rero ukwezi gusoje ku itariki 28 kandi akaba nta kindi kibazo uwo mugore nyine afite, ubundi azahita ajya mu mihango ku itariki 29. Bisobanuye ko uyu mugore wagiye mu mihango nyine ku itariki 3 arongeye abonye n'imihango ku itariki 29. Bivuze ko urabona ko aracyari muri kwa kwezi yaboneyeho ya mihango. Icyo bisobanuye mu magambo make rero dufata ko ukwezi k'umugore ari igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango bigakomeza kuzagera ku munsi azabonaho imihango y'ukwezi gukurikiye, noneho akabona ko ukwezi yari arimo kwaburangiye umunsi umwe mbere y'uko abona imihango y'ukwezi gukurikiye. Ahangaha iyo umuntu ashaka kubyumva neza ni ukuvuga ngo umunsi umugore aboneyeho imihango niwo munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore, ejo bikaba umunsi wa kabiri. Byumvikane neza rero ko ukwezi kurangira mbere y'uko abona imihango y'ukundi kwezi. Uko yabonye imihango y'ukundi kwezi abatangiye ukwezi gukurikiraho. Ikindi umuntu yavuga ni uko ukwezi abantu bakunda kwitaye n'ukwezi kwa kalendari, bakakunda kugira ngo wenda ukwezi k'umugore no kugira iminsi 30. Hari n'abakunda kwigisha cyane mu bitabo ko kugira iminsi 28, ariko biriya ntabwo ari by'ijana ku ijana. Buri ukwezi k'umugore kugira iminsi runaka bitewe n'uko umugore cyangwa umukobwa yaremwe. Hari abagira ukwezi kw'iminsi 30 koko, hakabagira ukwezi kw'iminsi 28, ariko hari n'abagira ukwezi kuri hasi yaho kw'iminsi 26, 24, 20, 19 se. Hakaba ndetse n'abagira ukwezi kurekure kurenga iminsi 30, kugenda n'abashobora kugira ukwezi kugera ku minsi 36. Ibiro bikaba bigaragaza ko buri umugore cyangwa umukobwa buri wese agira ukwezi kwe gufite iminsi runaka, akenshi nta uhuza n'undi, wenda bamwe bashobora guhuza ariko ntabwo bose bahuza. Icyo tuvuga gusa mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi, byagaragaye ko abagore n'abakobwa benshi bagira ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32, ariko hakaba haba n'abagira munsi iyo minsi no hejuru iyo minsi. Ukwezi k'umugore rero kugira ngo umuntu ashobore kukubara neza, tuvuga ko ukwezi k'umugore kugira ibice bitatu. Igice cya mbere ni iminsi ya mbere itangira ukwezi k'umugore. Iminsi ya mbere itangira ukwezi k'umugore ni ya minsi umugore aba ari mu mihango, ari kuva amaraso y'imihango. Niyo minsi ya mbere y'ukwezi k'umugore. Akenshi dukunda gufata ko bishobora kuva ku munsi wa mbere bikaba byagera ku munsi wa 7, ariko bishobora no kuba iminsi mike kuri 7, ikaba yaba wenda 3, 5 gutyo. Igice cya kabiri rero ni igice gikurikira cya gice cy'imihango, cyo tukacyita ko ari igice cy'uburumbuke. Icyo gice cy'uburumbuke noneho cy'ukwezi k'umugore ni igice akenshi kiri hagati y'ukwezi k'umugore. Akenshi tuvuga ko gikunda kuva nko ku munsi wenda wa 8 kuzajya ku munsi wa 19 ku bantu bafite ukwezi kuri hagati ya minsi 23 na 32. Iyo minsi iri hagati y'umunsi wa 8 kujya ku munsi wa 19 ubaza uhereye igihe yatangira imihango. Icyo ni igice cy'uburumbuke, aho ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina akaba yasama. Nicyo bivuga cy'uburumbuke, ni igihe ko umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba yatwara inda. Hakabaho n'igice no gisoza ukwezi k'umugore, aricyo gice cya gatatu twita ko ari iminsi ibanziriza ukwezi kuzakurikira, cyangwa ko ari iminsi koko isoza ukwezi inabanziriza imihango y'ukwezi kuzakurikira. Iyo minsi rero ku bantu bafite kwa kwezi kuri hagati y'iminsi 23 na 32 ni kuva ku munsi wa 20 kugeza igihe azabonera indi mihango y'ukwezi kuzakurikira, kikaba igice cya gatatu. Igice cya gatatu rero gitegura imihango izakurikira gikunda kubamo koko n'ibimenyetso bigaragaza ko hari kwitegurwa imihango izakurikira. Ari usanga umugore cyangwa umukobwa ashobora kubona ibimenyetso binyuranye, wenda kumva wenda atameze neza mu nda wenda hagugaraye, hari n'ushobora kumva ari kuribwa mu nda, cyangwa se akaba yagira n'isereri, cyangwa se akaba yatapeti, kurya bikaba byahinduka. Ndagusuje rero kandi ngo ikaze kuri Uzazi TV. Iyi ni channel y'ubuzima bw'imyororokere, hamukura amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo meza. Twagiye twakira ibibazo bya bamwe mu bagore ndetse n'abakobwa
bavuga ko bajya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi, bakibaza impamvu. Ese kubera iki bajya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi, mu gihe nyamara bo bari bazi ko umugore ajya mu mihango inshuro imwe mu kwezi? Ariko nanone aha baba bitiranyije ukwezi k'umugore ndetse n'ukwezi ko kuri kalendari. Kujya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi nta kibazo na kimwe rwose kirimo, ni ibintu bishoboka kandi bidateje ikibazo na kimwe. Ariko se nyine bigenda bite kugira ngo umugore ajye mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi? Mbere yuko tubyerekana tugendeye kuri uru rugero, reka tubanze dusobanukirwe ukwezi k'umugore. Ese ukwezi k'umugore ubundi ni iki? Nk'uko twagiye tubigarukaho, turi kumwe na Dr. Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Reka dusobanurire icyo ukwezi k'umugore ari cyo. Wabyumvise rero ukwezi k'umugore icyo ari cyo. Wabyumvise ko ari umunsi wa mbere yaboneyeho imihango ye kugeza ku wundi munsi azaboneraho indi mihango. Bivuze ko iyo yabonye imihango y'ukundi kwezi gukurikiyeho, biba bisobanuye ko nyine ukwezi kwarangiye mbere y'uko abona imihango. Twifashishije uru rugero rero turebe kubera icyo umugore ashobora kujya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi. Nk'uko mubibona kuri uru rugero, twafashe ukwezi k'umugore gufite iminsi 26. Ukwezi k'umugore gufite iminsi 26. Reka tuvuge rero ko umugore yagiye mu mihango ku itariki 3, nk'uko tubibona hano kuri uru rugero. Umugore niba yagiye mu mihango ku itariki 3, tugiye kubara iminsi 26 nyine duhereye kuri ya tariki yagiriyeho mu mihango. Ubwo uyu ni umunsi wa kabiri nawe ugize ukwezi kwe, uyu ni umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, umunsi wa munani, umunsi wa 9, umunsi wa 10, umunsi wa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, iminsi 19, iminsi 20, iminsi 21, iminsi 22, iminsi 23, iminsi 24, iminsi 25, iminsi 26. Iminsi 26. Nkuko ubibona rero kuri uru rugero, urabona ko niba uyu mugore ufite ukwezi k'umugore gufite iminsi 26 wabonye imihango ku itariki ya 3, bivuze ko ukwezi kwe kuzasoza ku itariki 28. Niba rero ukwezi gusoje ku itariki 28 kandi akaba nta kindi kibazo uwo mugore nyine afite, ubundi azahita ajya mu mihango ku itariki 29. Bisobanuye ko uyu mugore wagiye mu mihango nyine ku itariki 3 arongeye abonye n'imihango ku itariki 29. Bivuze ko urabona ko aracyari muri kwa kwezi yaboneyeho ya mihango. Icyo bisobanuye, urabona ko nyine abonye imihango inshuro ebyiri mu kwezi kumwe. Ariko ahangaha nyine ni ukwezi kwa kalendari. Tubare niba yarari mu kwezi nk'uku kwa kane yarabonye imihango ku itariki 3, bisobanuye ko nyine no ku itariki 29 ubundi azabona indi mihango. Icyo bisobanuye nuko umugore ufite ukwezi k'umugore kuri munsi y'iminsi 31 kandi akajya mu mihango mu matariki abanza, biba bisobanuye ko nyine ashobora kuzajya mu mihango inshuro ebyiri muri uko kwezi. Ariko nyamara ntabwo we aba agize ukwezi k'umugore inshuro ebyiri, ahubwo abagize nyine amezi y'umugore 2. Bivuze tugende nko kuri uru rugero, no kuvuga ukwezi k'umugore kwarangiye ku itariki 28 nkuko twabibonye kuri uru rugero, ndetse n'ukwezi k'umugore kundi gutangiye ku itariki 29. Uyu nguyu ku itariki 30 akaba ari umunsi wa kabiri w'ukundi kwezi. Wabibonye rero ko kujya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi kumwe kwa kalendare birashoboka kandi nta burwayi burimo. Nubibona ntukagire ikibazo ngo wumve ko hari ikikuba cyacitse. Oya, ahubwo biba bikweretse ko ugize amezi y'umugore 2 ahuriranye mu kwezi kumwe kwa kalendari.